Bandikaho ADPR nibature Gasave urasanga igiterane cy'amateka cyabanje cy'imisi 3 twakoze kiriho kujeho ubishoneho murebe ikizakira mu kwezi kwa munani. Ufashe gutana amajyambere, ufashe abanyiterambere. Urugero yari banaga n'umusore mbonye umufashe mu buryo busanzwe mbona azagira ibintu byinshi ntamuti mutare yashere azana amagenda y'urutegurije. Haleluya! Yesu yavuze uwo mwuka nawe azana kujyana akaramenyesha nagaza kukuti asanga n'ubonye data abiza n'abiza asanga
twakirane mu nzu y'Imana. Imana igize neza, yatwitse, yatwimanye, yatwariye, yabaye natwe, yadutabaye, twitse turi bazima, twari turyamye tumeze nk'abapfuye, ariko dusanze turi bazima. Marayika w'Imana yegera kuri twese, agakinga imiryango yari ikinguye, buryo turyamye hari igihe umuntu aryama, amatwi aba afunguye, yewe akanwa nako hari ukuntu biba bimeze, amazuru aba arangaye, ariko utwo tuntu twose tugenda ducaracara, marayika yagenda twigizayo, akubita yigizayo. Haleluya, haleluya, amen, amen. Dusanzwe turi bazima, nta na kimwe cyatwinjiranye. Imana reka twongere twikomere. Twakiriye korali Uwera ndetse na Shalom bagejuru badusuhuze, baradufasha kwakira iteraniro. Yego se twakomera Imana amashyi. Abera b'Imana impande inyuma barahari, imbere barahari, bikore muri abo ibiganza kabiri gatatu. Haleluya, mwongere kabiri gatatu. Haleluya, Imana bamugisha, murakoze kuboneka mu nzu y'Imana, maze mu nzu y'Imana, Imana bagire neza, muhate babisubiza ku mwanya, wakire kandi abakristo b'itorero rya Gasave mwese mwazindukiye mu nzu y'Imana mugejuru abakristo b'itorero rya Gasave, mwishimye rwose, Imana bamugisha. Reka dushimire Imana. Muri abo ibiganza musuhuze iteraniro kabiri gatatu. Imana bagire neza, Imana biteho, Imana basubire muri iki gitondo. Imana yacishimye. Twakiriye abadiyakoni turi kumwe, bakigisha kuboneka mu nzu y'Imana. Hari abari muri protokole barimo bakira abashyitsi, bakira abitorero bari kuza. Hari abo turi kumwe imbere, bagira ngo twese tujye ejuru dusuhuze iteraniro mu izina rya Yesu Kristo. Yego abadiyakoni, yego ababonye turambuye ibiganza natwe dusuhuze iteraniro gatatu. Haleluya, bamugisha, nakoze kuzindukira mu nzu y'Imana, namwe umuhate wadusubiza ku mwanya. Iyi Mana tuzindukira imbere iteka, izaturengera, izaturwanirira. Haleluya, amen. Reka twakire abafatanyabikorwa bandi bature, ahandi Gasave, n'ababonye mwazindutse abafatanyabikorwa, tugiye babona Imana bamugisha, ni abantu badufasha umurimo w'Imana cyane, haba mu kwakira abashyitsi, haba mu gutegura ibintu mu buryo butandukanye, sosiyali, amakwe, abarwayi babuze mituweli, aba bantu mubona bakora umurimo w'Imana. Namwe murambura ibiganza, turambura ibiganza, dusuhuze iteraniro gatatu. Haleluya, Imana bamugisha, Imana bagire neza, bakoze kuzindukira mu nzu y'Imana. Tugize umugisha ukomeye cyane, ukomeye wo kubona abakozi b'Imana guturuka hariya muri Nibature muri Dove bazindutse, baje gutaramira Umwami, baje guhimbaza Imana, baje kuvuga Imana, baje kugira neza ku Imana.
nsaba umuyobozi wa korali waherekeje korali Abarazira Atambuke, tubanze tumwakire akomeza tubwira abo bazanye n'ubundi dukomeze kwakira. Harimo umukozi w'Imana Imana y'umugisha w'aho. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ugasabe haleluya. Amen. Imana twemereye ko turi hano mumaze igihe kinini twimiteguye. Namwe murabibona. Hanyuma rero iyi koraniro roti korera ku cyicaro hariya Nora basuze mube n'imirimo yacu. Amen.
Nukuri hari igihe cyageze tugahoberana byaze imanza kugeza neza duhobera mugenzi wishimye wishimye munezerwe. Haleluya 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 hari ibyishimo rero basabye mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Yo Imana ni nziza, tugiye gukora umurimo w'Imana dutanga amaturo y'ishimwe. Ndagira ngo mwese muhaguruke, ndagira ngo mwese muhaguruke dufatanye kuri iyi korasi ivuga ku mbaraga z'Imana mu bihe bya Pentekote. Haleluya haleluya amen.
ndetse ndasenga Imana asengera umwigisha umwanditsi ijambo ry'Imana. Mana yacu, Mana y'urukundo rwinshi, uri Imana y'amahoro. Twabonye imbaraga zawe, twabonye imirimo yawe. Mana, ubwira abigishwa bawe, urababwira ngo mugende mujye mu murwa, murindire zasaba data azabohereza undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Urababwira ngo kandi ntabwo bishoboka bisi bamuhabwa kuko batamurora, ariko mwebweho muramuzi kuko ajya abana namwe ibihe byose. Abantu ntabwo nzabasiga mu imfubyi sifa mahugu. Turamushimiye kuko batwohereje ubufasha ariwo Mwuka Wera, ariwo kubana natwe, ari uzadushoboza, kandi uwo Mwuka Wera uzatwara itorero. Turamushimiye Yesu, umugaragu wawe ahagaze imbere y'ubwoko bwawe. Turakwinginze kugira ngo Mwuka Wera amuzeho cyane, Mwuka Wera amuhanga y'uko ajya ahanga ku ntumwa n'abahanuzi, avuge ashorewe n'Umwuka Wera. Natwe duteze amatwi tugiye kumva ikigambo cyawe kitubwira, kandi buri wese ubyumva ashobora gukorwa icyo yizera. Mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma mu kuhatinda ndavuga nti wese yewe ntabwo ushaka kuba ushomeri, ugiye gusenga n'amazi.
nkajya mbyuka njya gusenga, nabyuka mu gitondo nkajya aho najyaga mbaza muri iyo ngoma, najyaga mbaza uyu munsi niba bari gusenga, najyaga muri nyotere kuri dove, hanyuma bwacya nkajya ku muhigo ku wa mbere, ku wa kabiri nkajya ahandi, nkagenda za Kabashasha hose n'ahantu ko naza ngasanga harimo hoteli y'abagabo ngasenga Imana, ntabwo barayifite kuko nari naravugaga Imana. Hanyuma ariko rimwe ngeze ku Muhima ariko wa mbere urabona ko abantu bicaye imbere abakozi b'Imana abari benshi hafi ya bose babaga n'abari abakozi b'Imana baje kwishakira amavuta. Umwe mu bari babuze umwanya aravuga ngo basabye mu gushima, ariko afite ubutumwa Imana yamuhaye, ni ugushima rero igitambutse ubutumwa Imana yamuhaye, aravuga ati ngo umukene narakubiswe ariko mfite ijambo ry'Imana Imana yampaye, ngo yaramubwiye nasohoye rya mbere ryo muri Samweli, mubwire abantu ngo Imana izi ibintu byayo. Imana
hanyuma rero uko byagenze babuze urubyaro turarutegereza imyaka hafi 4 mu mwaka wa mbere wa kabiri aho musengana batangiye kujya bajya mu kisengero cyonyine bavuga bamusenge bakumva bari gusengera hafi aho umuntu akajya mu kisengero cyonyine n'ibindi n'amagambo rero hanyuma aza no kwicara muri korali bari igitangaza cy'Imana kuko ngewe aho nakuriye n'ubyo nakuzemo ntabwo nzi ko najya muri korali ye igitangaza cy'Imana ni ikihe rero mu byo ruri kuvuga nuko ubu ngubu tuvuga n'Imana yampaye urubyaro nabyo uburyo Imana yabikozemo nyine n'imbaraga z'Imana iri jambo rya mbere babwiye Imana ibasha kuziba inda byara ariyo yonyine ubwayo yarabibwiye ndabyumva ariko mu nzozi ikanyereka none n'abantu bangiriye nabi n'abangirira nabi abagiriye nabi madamu ibyo bintu bibiri simbihuse nkakoresha ubwenge nabo ndahize Imana yabwiye ko igize ibintu byara imbwiye none ko ari abantu bagira nabi ibi ndabihuza gute nibwo yambaye ijambo rya kabiri twasomye ndavuga ngo mu nzu y'Imana cyangwa se mu nzu y'inyumba ntabwo habamo ibintu bikoresho by'agaciro gusa ngo hajya habamo n'ibintu bikoresho biteye isoni irambwira ngo rero nibyo ninjye wakuze ibye ninjye wabikoze ariko ntabwo ugiyeho ubwanjye ubikora mugire nabi ahubwo hari abagizi ba nabi nateguye bajya bakora benshi ibi hanyuma mu nzu y'Imana naho rero habamo ibyo byombi harimo abakora ibyiza harimo abakora ibibi ariko hejuru y'ibi byose Imana ifite imbaraga kandi rero kuko Imana itabibeshya twarasenganye murabizi yagiye ibimbira kenshi twageze igihe madamu akajya avuga ati ntimugabanye ku by'urubyaro tubyihorere ariko kuko Imana itajya ibeshya Imana ntabwo ibeshya iyo ivuganye n'umuntu ishyirwa uko ibisohoje ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu ejo bundi kuwa mbere watambutse Imana yaduhaye urubyaro kandi ntiduha na rwera yavuze iyo tariki umunsi ku itariki yavuze ngira ngo wari uhari ubuhamya Imana yakoresha abantu kuzigira itariki ihabanye cyane n'itariki y'abaganga twateganyaga umunsi ugeze nta bise nta cyabaye nk'uko tujya kwa muganga uwo munsi umwana aravuka dufite umwana w'umuhungu yitwa Muhirwa Max James Imana iramugisha reka dusome ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6:18 ngenda itamusoma kuko numva iminota yagiye handitse ngo musengeshe umwuka iteka uburyo bwose bwo gusenga no kwiginga soneza aho ngaho urakomeza ibi bivuze guki ibyo yavuze ngo dusengeshe umwuka iteka uburyo bwose bwo kugira gute bwo gusenga ndetse no kwiginga kandi ndagira ngo ndase ku ntego bite babwira ngo Imana yatanze umwuka wera kugira ngo abanebwe mu gusenga babishobora yego Imana yatanze umwuka wera kugira ngo abanebwe mu gusenga babishobora yego iyo udafite umwuka wera ntushobora gusenga iyo usenze amagambo arakama ariko ufite umwuka wera haleluya tutubiza n'umenya nabi n'umutuku kuko umwuka we azana amakuru akakubwira ngo sengera n'iki fata tega ambuka imipaka gende wambuke ugere mu miryango yawe aho utari igahita ikugeza umwuka agahita ikuza ibibazo biri igwane yo kubisengera umwuka we azana amakuru Yesu gute mu gusenga iyo usenze ugasengesha umwuka iyo usengesha umwuka iteka n'itari ipfuye irazuka Petero nawe wanditse kuri we gitwa cyiza uraza kukire bajyaga bagitera buri munsi bakakiza bakagitereka kiraza gusabiriza rero Petero nawe hana aleluya abantu bagizwe n'amasengesho ubahageze ngo ku isaha ya cyenda yagiye gusenga Imana aleluya barangije baravuga ngo nubwo dusabye ifeza n'izahabu ntabwo dufite ariko twajya n'uturaba dutandatu dufite aleluya kandi ibintu birenze iby'abantu kandi ibintu birenze iby'abantu kandi ibintu birenze iby'abantu bakomeye nubwo tubona tworoheje tugana mu masakoshi y'abakristo ariko twebwe dufite ibindi bintu bitareba aleluya
bwose bwo gusenga no kujya gutera no kwirinda. Imana yamaze gutanga umwuka wera. Nta muntu wizeye Kristo uzava mu isi adahawe ku mwuka wera. N'uzava mu isi udahawe ku mwuka wera uzamenya ko ikibazo ari wowe. Ikibazo ntuzagishire ku Mana, kuko Imana iramucucumuye, iramwohereza, iramusuka. Kuko yewe yaravuze ngo dore musibero, haleluya, nzasuka umwuka wera ku bantu banjye, abasore banjye n'abakobwa bazahana, n'abasaza n'abakecuru bazahana. Urabyumva? Bivuze ngo niba utari ufite ikibazo, bivuze ngo niba utere ufite ikibazo, ikibazo si Imana, ikibazo ni wowe. Ntabwo urasengesha itere umwuka. Haleluya. Abantu bamuhawe rero, abantu bamuhawe umwuka wera baramubabaye, ntabwo basengesha umwuka. Kandi gusengesha umwuka bivuze iki? Imana yaguhaye uwo mwuka urawukoresha, ntabwo unabesha, ariko wongera ngo umwuka ndashaka kuwukoresha. Hanyuma abandi bamuhawe bagahagarara no kuvuga ku ndimi, babikoresha mu kavuyo, ntabwo babikoresha mu buryo bwo kwitabara. Iyo usengesha umwuka iteka bivuze iki? Iyo uhawe kuri, iyo urimo kubikoresha wowe ubwawe urimo kwiyungura, bivuze iki? Iyo urimo kubikoresha hano ukadutera akavuyo, ntutube tubyumva, ntunahabwe n'Imana yo kubisobanura, wowe ubwawe utuma utanguke. Tukagira n'Imana igiye kuvuga ko wowe muri inyubaka, kandi Imana twazara kugira ngo uzungure itorero. Haleluya. Bivuze iki? N'abakandi bahabwa kuri uwo mwuka wera, n'abakandi bakuze umwuka wera. Yego, abatarahabwa ku mwuka wera batarabuze, n'abakandi bakuze umwuka wera. Ahubwo mujya ku isoko y'amasengesho, mujya ku isoko y'amasengesho, umwuka wera yiteguye kuza kuri mwebwe. Yesu yaravuze ngo sinzabasiga n'imfubyi, ahubwo nzohereza umwuka wera azabane nawe. Haleluya. Reka dusoze, hanyuma dusenge Imana. Nuva mu isi tuze ku mwuka wera, nuva mu isi turabona umunezero w'umwuka wera, uzaba muri izi si. Mukristo uzaba mu isi tuze umwuka wera azaba apfuye nabi. Mukristo, haleluya, Mukristo uzaba mu isi atuze umwuka wera azaba apfuye nabi. Ntabupfa nabi birenze icyo. Bajya bavuga ngo upfa rw'impanuka, ufite afite Yesu, ngo ni impanuka. Ariko Umukristo wizeye Kristo naza agapfuye atuze umwuka wera azapfuye nabi, azapfuye nabi. Icyane wimushije umunezero w'isi, ntabwo winezeza nk'uko abandi binezeza, ntabwo uramuka bw'inyuma nk'uko abandi bakarara. None niba utaramuka bw'inyuma ngo winezeze, ukwiye
umugisha w'Imana dusengesha umwuka w'iteka mu buryo bwose bwo gusenga no gusengesha umwuka w'iteka. Tubonye umumaro w'umwuka wera, tumaze iminsi icyumweru cyose tuganira kuri aya magambo. Haleluya, haleluya. Umwuka wera turamukeneye, umwuka wera turamukeneye mu buzima bwose, kuko nidutuye umwuka wera, haleluya, haleluya, twamenye neza cyane yuko umwuka wera aragenda agafata amakuru akayatuzanira akatubwira igenda kubaho. Haleluya, dushimiye Imana yamusutse, yaramusutse. Haleluya, haleluya. Buri wese akwiye kuzuza imbaraga z'umwuka wera. Imana ishimwe kandi yamucyubahiro. Badushyirireho ibiseke. Hano hari icya 10, hari amaturo, hari n'igiseke cyo gufasha umurimo w'Imana aho nibature. Tugiye gukora umurimo w'Imana. Korali dusuye twiha indirimbo ebyiri dukora umurimo w'Imana. Imana ibamugisha. Reka tubasabe n'ubundi bagere hariya bahimbaza Imana n'indirimbo ebyiri. Imana ibamugisha. Imana yabahamagaye bose imbaraga z'umwuka wera. Imana yaramusutse, Imana yaramutanze. Umwuka wera w'Imana umuyobozi aze aganze. Haleluya, aganze mu mitima yacu. Umwuka wera dukoreshe, umwuka wera guhishurira ibishwe, umwuka wera w'Imana. Haleluya, haleluya, akomeze atuganze. Imana ishimwe kandi Imana yacana icyubahiro. Sabe Karama atambuke asenga Imana. Karama atambuke asenga Imana. Asenge Hano turacyagushima, tugushimiye ko umwuka wera ari utubashisha gukora umurimo wawe. Aya maturo rero turayasengeye kubwo abagiye kurambura ibiganza ubaha umugisha, kandi n'abadafite icyo bazanye mu nzu yawe kubw'ubukene cyangwa kubw'impamvu zitandukanye nabo bacira inzira. Aya maturo yeze gukora umurimo wawe wegageze n'iyo zitagera. Icyubahiro gikomeze kubikira mu izina rya Kristo Yesu. Amen.
mubishoneho murebe ikizakurikiraho rero mu kwezi kwa munani. Oh haleluya, kizaba ari amateka. Kandi nagira ngo mbabwire iri teraniro muze kongera murikurikirane, murandika ADP Gasave niba ture urahita ubonaho iri teraniro, urakurikirana iri teraniro. Haleluya, amen. Oh haleluya, amen. Shimira Imana iri kugenda ikora imirimo n'ibitangaza, kandi reka babwire mwitege ibi bitondo bizavamo ikintu gikomeye. Ibi bitondo tuzinduka tuzabona Imana, muzabonamo ikintu gikomeye cyane. Haleluya, amen. Nta muntu wasenze niba kure uzagenda gutyo gusa, Imana itagize akandi kuvumaniza. Haleluya, iteraniro riraryoshye. Itangazo rya mbere no kwesa mu Imana. Nakoze kubyuka kare mukazinduka mukaza kuvugana na Yesu, mukaza guhura na Yesu, mukaza kureba Yesu. Nakoze, mwagize neza, bana umugisha. Natwe rero wararwera ndashaka. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Ibi ni ibintu Imana yagiye itubwira ahandi muri cya kibaya. Yego, murabyibutse? Yego. Mwakoze kuboneka mu nzu y'Imana, Mungu ababariki sana. Uyu mwami dukorera ahemba neza, azamuhemba, azamuha ingororano. Haleluya, kandi ijuru tuzageraho. Haleluya, amen. Umunsi ni kuwa gatandatu dufite igaburo ryera. Murabyibutse? Murabizi ko tugomba kuza twakenyeye, abagabo mu makote, abamama imikenyero, twambaye neza cyane. Narababwiye ngo ntabwo twakwiye gutaha ubukwe bwacu tugira mu mafamiye ngo dushyiremo amakote meza, nituza ku igaburo ry'umwami wacu Yesu tuze twambaye ya myenda tujyana mu isoko. Oya, twaba dupfobesha umwami wacu Yesu. Haleluya, abaruze mu birori bya data wa twese mwiza uhure nawe. Haleluya, aya ni indwara zikirira, ni ubumuga bukirira. Imana ibashagaza kuvuga byinshi, Imana ibagire neza. Mwakoze rero, tuzakomeza kuwa mbere, niba tube tuzakomeza kuwa mbere, muzazinduke. Gahunda ni ukuzinduka, ubundi tukaza kubonana na Yesu, tukaza guhura na Yesu. Imana ibagire neza. Mujyejuru dusezeranemo, bibuze kurareka ize kwakira bagenzi babo baririmba ya ndirimbo mwateguye, murimo mubakira tumaze gusenga, murimo muhoberana.
usuhuze abakristo usuhuze abera b'Imana abantu b'Imana tujye tumuhoberana tujye twishima tujye twongera guhoberana twuzuye umwuka wera uko kera byahoze Imana yashimye tujye kugira urukundo abantu dusenga iki gitondo tuzinduka tuzi imbere y'Imana tujye kurushaho gukundana cyane Imana ishimwe data tuzamusingiza kuko
Amen.